ahirwa ufite Imana Yakoboho umutabazi we, akiringira Uwiteka Imana ye. Amen. Ndagira ngo tuganire ku ijambo mpaye umutwe uvuga ngo Imana igutabara utaraseba. Iryo jambo ko nubisha abayobozi baryumvishe mwe mukamutaryumvishe. Siko mutaryumvishe. Narivuze ngo muri aya magambo dusomye harimo ijambo rifite umutwe uvuga ngo Imana igutabare utaraseba. Tukomere Imana amashyi kuko Imana ikomeye, kuko Imana ifite umugambi wo kugutabara utarangira guteyeme utaraseba. Hereza umuntu ikiganza umuntu mwicaye amubwire ngo Imana igutabare utaraseba. Tabara utarangira guteyeme utaraseba. Urane yamubwire ngo buri muntu wese burya afite ibintu byatuma aseba. Byagusebya burya birahari. Burya mu kazi ukora byagusebya burya birahari. Burya umugabo wawe yagusebya kandi mwana arabyara. Burya abana wabyaye batumusebya. Burya inshuti zawe zagusebya kandi wari uziringiyemo ijambo rizima ariko zikaba zagira gutemwe zagusebya. Burya na so wakubyaye yatumusebya. Burya na nyoko hari yatuvugira gutemwe usebya. Ariko icyo nkundira Imana muri iri jambo bazaniye harimo ijambo rivuga ngo Imana ije kugutabara utaragira guteyeme utaraseba. Bavuze ngo amen. Bavuze ngo amen. Niba rero nkunda abantu bavuga nkabumva kuko nanjye nubwo mvugira muri iki cyuma ariko ntabwo ndashaka kubumva. Muvuge ngo amen. Imana igutabara utaragira guteyeme utaraseba. Baze kwibutsa neza Yosefu iyo atagira Imana yarasebye. Iyo atagira Imana yaragize guteyeme yarasebye. Yari yasebye. Yosefu kuva mu nzozi yarose bene se bifuzaga yuko abo bavukana bifuzaga yuko agira guteyeme aseba. Bashaka kumwica birabananira. Bamujugunya mu rwobo ngo barebe yuko bamuhambamo birabananira. Barangije bamugurisha mu Egiputa. Potifari aramugura. Hanyuma ageze mu rugo rwa Potifari ngo ahagirira umugisha ukomeye cyane. Ngo kubera ko ukuboko kwiza kw'Imana. Avuze ngo amen. Bari kumwe na Yosefu. Nawe ndakwifuriza mu kuboko kwiza kw'Imana kukubeho. Ukuboko kwiza kw'Imana kubane nawe. Ukuboko kwiza kw'Imana kukugenda imbere. Ukuboko kwiza kw'Imana gutindane nawe. Ukuboko kwiza kw'Imana gutindane nawe muri uyu mujyi. Ukuboko kwiza kw'Imana gutindane nawe muri karitsiye. Ukuboko kwiza kw'Imana gutindane nawe mu kazi. Ukuboko kwiza kw'Imana gutinde mu bana bawe. Ukuboko kwiza kw'Imana kukubeho mu izina ryanjye rya Yesu. Ukuboko kwiza kw'Imana ngo kwari kumwe na Yosefu. Ikintu cyose akozeho kikaba umugisha. Hanyuma Yosefu ari mu rugo rwo kwa Potifari. Ntabwo muka Potifari yigeze amenya umusore uri mu rugo witwa Rwesamadongo. Ntabwo yigeze amumenya. Ntabwo yamenye uwo ari we. Yagize ngo ni abandi bantu bose. Yagize ngo ni nk'abandi bantu bose bagiye banyuriwe mu rugo cyangwa babagiwe mu rugo agira ngo ni nk'abandi. Amwibeshyaho atazi ko uyu muhungu uyu musore uyu nguyu Joseph ngo yari kumwe n'ukuboko kwiza kw'Imana. Ngo hanyuma ngo uyu mugore ngo kubera ko iki gisore ngo cyari cyiza ngo cyari giteye neza niyo cyatambukaga ngo hari mu birori bari mu birori imurabizi k'ibwami akunda kuba ibirori ngo hari ibirori byinshi cyane ngo habaga haje abakobwa beza ngo haje n'abagore beza ngo baje gusereva abatware n'abandi ngo hanyuma ngo babone iki gisore gitambutse bava mu mbere igisore cyiza we kandi ari ukuboko kwiza kw'Imana mu mbere igisore cyiza we ngo hangiye babaga bari mu gukata amashu na karoti ngo bakamurangara ngo bagashiduka bite kandi ari Rwesamadongo.
imana igutabara utaraseba ariko kandi none ukuboko kwiza kw'imana kukubeho mu izina rya Yesu. Uyu mugore yashatse gufata uyu umusore amuhakanira arabwira ati umva mabuja jyewe Joseph ureba ndi umuheburayo. Aramubwira ati kandi icya kabiri jyewe Joseph ureba uyu nguyu jyewe nubaha imana y'abaheburayo. Navuze ngo amen. Ndi umuheburayo kandi nubaha imana y'ikiyeme y'abaheburayo. Ndagira nkubwire ngo ntugasuzuguze imana wamenye. Iyo wamenye irakomeye, iyo wamenye n'umukiza, iyo wamenye n'umurinzi, iyo wamenye n'umutabazi, iyo wamenye yakurwanirira, iyo wamenye yagukiza, iyo wamenye ibana nawe, iyo wamenye irakurinda, iyo wamenye irakugaburira, iyo wamenye iguha amafaranga, iyo wamenye igukiza indwara, iyo wamenye kwitaho, iyo wamenye zamura haleluya. Imana ngo uyu musore arangije arirukanka ariko umugore ngo agerageza kugaragaza uburyo umuhungu yamufashe. Hanyuma ariko ngo umutware wa Egiputa Potifara ahageze ngo umugore arihwereza aravuga ngo si wa mujyagano wazanye hano se. Yose aririza ariko nubwo yirijije arabizi ko Yosefu ntacyo yakoze. Yarabizi ko ntacyo Yosefu yagize gutera yakoze. Mwarangije ngo nta kindi yahise akora aravuga ati nubwo byanze ariko agaragaza n'ibimenyetso. Namubwire ngo Satani umugambi afite no gushakira abantu b'Imana ibimenyetso bitarimo. No kugushakira ibimenyetso bigize guteyeme bitariho. Uko Satani yanga abana b'Imana gushaka ibimenyetso bigize guteyeme bitariho. Yafashe umwenda wa Yosefu arangije awugira ikimenyetso. Aravuga ati iki cyo gihamya nibuze kugaragaza kandi Yosefu yataye umwambaro arimo yirwanaho yiruka akizwa n'amakuru. Najya nkubwira ngo ujye wirwanaho, ujye wirwanaho. Tekinike no kwirwanaho nutirwanaho dayimoni azaguhotora. Nubu twaje kugira guteyemwe rezo muri kiganza ngo cyakubwire ngo irwaneho, irwaneho n'umwanya wo kwirwanaho. Kandi kuba twaje imbere y'Imana turahaga ntabwo gusenga kwacu ari ibintu bya cyenyeje n'iriterana ntabwo ari rya cyenyeje. Imana ifitemo gahunda. Haleluya, amen, haleluya, amen. Ngo hanyuma Potifara ahageze ngo yumvishimire ko umugore we amureze ngo nta kindi yahise akora ngo aramufashe amwinjiza mu nzu y'imbohe amukingiranamo arangije amukatira burundu. Uzi gufunga aho utaburanye niba hari ikintu kibabaza imfungo ni imfungo itagira dosiye. Itagira dosiye. Yari yasebye. Murumva atari yasebye? Yari yasebye. Yibaza uko bizagenda ageze muri gereza. Yibaza icyerekezo ageze muri gereza. Nta mwene wabo bari kumwe, nta nshuti yari afite, nta muntu n'umwe wari kugira ikintu amumarira muri gereza. Nta muryango, nta se, nta nyina wabo, nta nyirasenge, nta muntu habe na wundi wakubyaye muri batisimu. Nawe nta n'umwe nta kintu na kimwe yari afite yakishingikirizaho n'ikintu na kimwe. Nawe kandi umusorore ni kumeze nta kintu na kimwe ufite wakishingikirizaho n'ikintu na kimwe. Nta kintu wahagararaho uvuga ngo ufite iki cyangwa ngo umeze gutya. Nta kintu ufite, nta kintu ufite usibye ko gusa abantu bari mu mujyi, abantu bose baba bakuzi uri mu mujyi baba bazi ko usa neza. Iyo umuntu asa neza baba bazi ko ari n'umubosi. Iyo umuntu asa neza baba bazi ko yanize. Kugira ngo ubimenye uzatembere hariya mu mujyi wambaye neza. Ugeze hariya kwa Rubangura bazajya bakubaza ngo waparitse hehe, waparitse iduka ryawe riri hehe, wanyeretse kuri ofisi yawe, uri uwa hehe, uri mwene. Kandi ibyo bakabikubaza bitewe n'uko wabonye ukuntu wambaye neza. Hanyuma rero Yosefu we na gato ariko Bibiliya yatubwiye ngo ukuboko kwiza kw'Imana. Navuze ngo amen. Ukuboko kwiza kw'Imana no muri gereza kugerayo, ahantu hafungiranye kugerayo, aho abantu batareba ukuboko kw'Imana kugerayo. Haleluya. Aho abantu
bamwegurira gereza yose ati yobora ndayiguhaye kubera ukuboko kwiza kw'Imana. Haleluya. Kubera ukuboko kwiza aramubwira ati na gereza ndayiguhaye ngira guteyeme iyobore na hano ngira guteyeme yobora. Ageze muri gereza imfungwa zose aba ari uzigenzura zose ziramuyoboka ari izimaze igihe ari izimaze imyaka ebana ziramuyoboka n'umurinzi w'izimbohe nawe aramuyoboka nawe aramuyoboka kubera ukuboko kwiza kw'Imana uri kumwe na Yosefu. Bavuze ngo amen. Kubera ukuboko kwiza kw'Imana kumuriho n'umurinzi w'inzu y'imbohe nawe ayoboka Yosefu. Ntabwo ati nanjye ndayobotse nanjye ngeze guteyemwe ndayobotse kuko ni ukuboko kwiza ukuboko kwiza kw'Imana kubera ko kwagendanye nawe ibintu byose byari muri gereza byaramwitabye biramwitaba. Ni ukuvuga ngo ibintu byose byinjiraga muri gereza byacaga imbere ye. Mubanze mubicishe hano turebe neza niba ari sawa bikabanza bikamuca imbere. Ni ukuvuga ngo umurinzi w'imbohe yaryaga ibyo Yosefu amuhaye yaryaga ibyo Yosefu amuhaye. Ntabwo yatinyukaga gukoraho Yosefu atarabanza kubikoraho kuko Yosefu ni umunyamugisha. Haleluya. Yosefu ni umunyamugisha. Bivuze ngo nawe ifuze kuba umunyamugisha, ifuze kuboko kwiza kw'Imana kukuzaho. Yesaya yaravuze mu bice 50 yaravuze ngo kuko umwami Imana izantabara nicyo gituma nagira guteyeme na mwana arajyamo ngo mu maso yanjye hagakomera arajyamo ngutsindishiriza ari hafi yanjye. Avuze ngo amen. Haleluya. Zaburi ya 14:6 haravuga ngo kubwo kunyagwa k'umunyamibabaro no gusuhuza umutima k'umukene nonaha ndahaguruka ndashyira mu mahoro uwabacunira ikiyeme ingoro. Ndashimira Imana yuko ivuze gutabara itabishiraje ahubwo ivuga nonaha. Ntabwo ivuga ku kwezi kwasha kwivuze nonaha, ivuze ryari nonaha. Imana igutabare nonaha, itabare igutabare igukure mu bibazo urimo, igukure muri situation urimo. Imana igutabare itabara abana bawe, igutabare iguhe minerevare, igutabare iguhe icyerekezo cy'ubuzima, igutabare mwene data ijuru rigutabare mukabare gutabare Yesu agutabare. Wifuza gutabarwa n'Imana ryari ukuboko kwiza kw'Imana. Haleluya.
kandi Imana itugirire neza. Haleluya. Hari umugabo witwa Daniel ngo yari afite Imana nk'umutabazi we, ngo hanyuma abakarudaya ntibabimenya, ngo agira umugisha ku mwami Dariyo, ngo hanyuma mu kugira umugisha ku mwami Dariyo arangije aravuga ati Daniel bitewe n'ukuntu nkugireho umugisha, ngo amukebera ku gihugu cye, amuha umwanya ubuyobozi mu gihugu cye, ngo hanyuma abagabo bakarudaya ngo bamugirire ishyari, ngo bamugirire ishyari. Ndajya nkubwira ngo umuntu ugira ishyari afite icyo apfana na shitani. Niba atari mubyara we ni nyirasenge, niba atari nyirasenge ni se wabo, niba atari se wabo ni nyirarume. Nubona umuntu afite ishyari ukabona agira ishyari, niba ngombwa n'unabishobora uzamwimuke, cyangwa se umusengere yimuka agende wowe usigara aho ngaho. Bavuze ngo amen. Bavuze ngo amen. Ngo barangije ngo bashaka ikintu ngo bakorera Daniel, ngo bamuteranye na Dariyo, ngo bakora ibintu byose, ngo bamutegere mu nzoga, ngo bamutegere ku busambanyi, ngo bamutegere ku bugambanyi, ariko ngo bona Daniel ngo nta namwe ngo bamutegera. Ngo barangije ngo baravuga ngo reka tumutegere ku Mana ye. Bakora ikosa rikomeye ryo gutegera umuntu w'Imana ku Mana. Reba iyo usenga umuntu ayigutegeyeho, ubwo se yaba kigushoboye? Ntabwo bakoze ikosa rikomeye, bafata Daniel ngo nta handi twamutegera, reka tumutegere ku Mana ye. Kandi ari inshuti n'Imana. Muririmbyi w'ijana n'ice yararirimbye aravuga ngo nyuzwe n'ubucuti bwo mu gihugu cyo mu ijuru. Araririmba ngo nisuze umukiza ugize guteyemwe ukomeye. Arajya ngo niseguye amaboko ye. Haleluya. Ntabwo yaba yiseguye amaboko ya Kristo ngo azasebe, ntabwo yaba afitanye ubucuti n'Imana ngo azasebe. Navuze ngo amen. Warangije ngo Daniel warangije ngo hanyuma Daniel maze kumenya yuko abagabo batoye itegeko ry'uko nta yindi Mana ikwiye gusengwa muri iki gihugu keretse uwo Dariyo azaha uburenganzira. Daniel amenya ko Dariyo yashyizeho umukono ngo yajyaga asenga rimwe ku munsi, ngo ahindura amasengesho ahubwo akajya asenga gatatu. Arahindura yongera amasengesho akajya asenga gatatu. Hereza ikiganza umuntu mwicaye mubwire ngo ngera amasengesho. Ongera umubwire ngo gahunda ni ukongera amasengesho. Gahunda ni ukongera ikiyama amasengesho. Daniel yongera amasengesho. Babagabo bakarudaya ntibigeze bamenya ko Daniel yongereye amasengesho. Ntabwo bari bamuzi ku isengesho rimwe. Hanyuma no mu kongera amasengesho, Daniel amasengesho yari yongereye, yari amasengesho y'umuriro. Wari umuriro yari yongereye. Hanyuma y'amasengesho Daniel abanza arayasengera mu isibo, ayesitaramo nk'amashanyarazi, ayesitara mu mudugudu nk'amashanyarazi, ayesitara mu kagari nk'amashanyarazi, ayesitara mu murenge nk'amashanyarazi, ayesitara mu karere, ayesitara mu ntara. Arangije kuyesitara, babagabo bahanyuze basanze Daniel akirimo gusenga, akifatishije isengesho, bagwa mu mashanyarazi, bagira ngo amasengesho nta kintu abatwaye kandi bagiye gushya. Barahiye. Ngo barangije ngo bahita ko bagenda babwira Dariyo, baramubwira ati waruzi n'ibindi, uzi ko Daniel yagusuzuguye akarenga ku itegeko ryawe, none tukaba tumusanze arimo gusenga. Hanyuma Daniel ngo yari yarafunguye amadirishya yerekeza i Yerusalemu. Ngo arangije ngo Dariyo ahamagara Daniel amaze ngo niko Daniel koko bagusanze usenga? Daniel ati ni ukuri basanze ndimo gusenga. Bati nibyo umwami ati. Daniel ati nibyo. Ngo umwami ngo yakundaga Daniel, ngo atekereza ubucuti afitanye na Daniel, ngo agerageza kumukingira ikibaba ngo amukize abo bagabo. Ariko abagabo barashera, babwira Daniel, barabwira ngo wibuke ko itegeko ry'Abamedi n'Abaperesi ko ritavuguruzwa. Ariko umwami abuze uko abigenza, arangije afata Daniel aramubaho. Ngo bari barafashe intare ziri mu mwobo, barazicishije inzara y'iminsi 7 zitarya zitanywa. Izi ntare zazize iki? Izi ntare bazihoye iki kwe? Ngo hanyuma izi ntare mu gihe zikiri mu mwobo, ngo marayika yarurutse asanga intare mu mwobo, arazibwira ati ngo mwa ntare mwe, hari umugabo witwa Daniel ugiye kugera aha ngaha, muza kumwakira mumuhereza ikaze,
kubera yuko ndabizi neza yuko nagera hano mwari kumurya ariko ntabwo ari kubahaza, ahubwo mwirindire ejo nzabazanire ibyo kurya bibyibushye musarye muhaga, kuko Daniel n'ubundi ntiyabahaza. Ariko mwavuze ngo amen. Ngo barangije ngo bazana Daniel bamushukunya mu rwobo rw'intare baranapfundikira, ubundi barigendera bumva yuko umugambi wabo bawuhamije neza. Hanyuma ngo umwami Daniel nijoro ageze mu rugo ngo ntiyarye, ngo ntiyanywa, warara adasinziriye, ngo warara yicaye, ngo kubera ko Daniel inshuti ye bahitaye mu rwobo, mbega yaraye ari kumwunamira azi ko yapfuye yarangiye. Ariko umwami ngo akaba azi neza Imana Daniel asenga iyo ari yo, ko ari Imana ishobora gukiza Daniel. Haleluya. Ngo akaba abizi neza yuko Daniel afite Imana ibasha kumukiza. Haleluya. Ngo bane umwami Dariyo ngo yarazi neza yuko Daniel afite Imana ibasha kumutabara, ibasha kumukiza. Ayiwe ngo waje gusenga, ngo ufite Imana, abantu bajye bamenya Imana usenga, bajye bamenya Imana guhamagaye, bajye bamenya Imana gutoranyije, bajye bamenya Imana usenga, bajye bamenya ukorana nayo, bajye bamenya ukorera Imana yawe. Haleluya. Ni Imana ishobora byose. Haleluya. Ngo arangije umwami ngo ariko mu gitoro cya karekare ngo aribambura afite agahinda kenshi, ngo araza yegera urwobo ngo kugira ngo arebe ukuntu yumve ko Daniel yaba agihumeka, ngo cyangwa se nimba intare zamurangije wenda niba hari akantu wenda gasigaye gatoya k'igipande wenda niba wenda zigisigaje umutwe unaho awutabare zitarawurya. Aje kumwunamira mu gitondo, ariko ageze iruhande rwa rwobo ngo azamura ijwi rirenga aravuga ngo Daniel mugabo ukundwa n'Imana isumba byose we, mbese Imana yagukorera iteka, yabashije kukurinda. Daniel ngo yumva iryo jwi n'iry'umwami, nawe ngo azamura ijwi rirenga ari mu mwobo sha, aravuga ati mwami nyagasani we, Imana yanjye nkorera iteka, yabashije kundinda, kandi ari wowe nyagasani, nta gicumuro namucumuyeho, ari n'Imana nawe nta gicumuro nayicumuyeho. Bavuze ngo amen. Bavuze ngo amen. Umwami asaba ko bakura Daniel mu rwobo rw'intare ngo bamukurayo, ngo bamugejeje hejuru. Umwami ngo ahobera Daniel arishima cyane, ngo aranezerwa. Ngo hanyuma umwami arangije abaza babagabo, baravuga ngo babagabo bagambaniye Daniel, babandi bagize ishyari, babagabo mugende mu bayore bose, ubazane hano hatabuzemo n'umwe, muzane n'abagore babo, muzane n'abana babo, n'umugore wabyaye uwo munsi wari ugeze kuri maternity nawe bamukuyeyo, wari uri mu kuzunguza hano hakurya Nyabugogo nawe bamuvanyeyo, n'umwana wari wagiye ku ishuri yagiye kwiga atazi ibyabaye byari byo, nawe baramufashe baramuzana, bose barabayora, baraje babajugunya muri rwa rwobo. Intare ngo zabasamiye hejuru zirabakubita, zirabamenagura amagufa yabo, ngo bajye kugera hasi zabarangije. Aba bana bazize iki? Uyu mugore yazize iki? bazize gukinisha umuntu ugira gute yemwe usenga. Haleluya. Torero yararindye ngo nawe usenga kina kandi ukandagira usenga, ntabwo ajyaho nyora. Gusenga nibwo buzima, gusenga n'imibereho. Nawe usenga kina kandi ukandagira usenga, ntabwo ajyaho nyora.
umuntu ufite ibitabo ugenda byararindagiye n'ibisazi bati ni ibintu biri aho gutyo gusa bati ni ibintu by'ibisazi biri aho gutyo gusa baturekere ibisazi byacu uko bikorara birakora. Haleluya haleluya. Ariko muri ibyo hari byarafasha cyane yaravuze ngo Morodekayi yari yamanikiwe igiti cyo kubangaho, Imana nayo yari yateguye ifarashi yo kugendaho, irategeka bamutambagizaho bamusebereje kandi uwamutambagije niwe ikumumanika. Yarirahiye, Imana yarirahiye, yavuze yuko icyubahiro cyayo itazagira undi kandi nizemera izina ryayo ritukwa. Maze igihe mbabwira yuko Imana ikiza uruga, maze igihe mbabwira yuko ikuraho igisuzuguriro, maze igihe mbabwira yuko Imana yarirahiye, Imana yarirahiye, yavuze yuko icyubahiro cyayo itazagira undi kandi nizemera izina ryayo ritukwa. Yarukishije Ana mu maso ya mukeba we, yajyaga mukina ku mubyimba akamuseka. Baravuze ngo ntuzakora ubukwe, Imana ica kandi kayira. Baravuze ngo ntuzatunga amafaranga, Imana ica kandi kayira. Baravuze ngo ntuzacuruza, Imana ica kandi kayira. Baravuze ngo ntabwo uziga, Imana ica kandi kayira. Baravuze ngo ntuzabyara, Imana ica kandi kayira. Haleluya haleluya haleluya. Senima Imana igutabara utaragira gute? Ukwari abantu bajya bature bakavuga ngo twarasebesha, kubera ko tugenera bibira ngo twarasebe. Arabareshe ntabwo twasebe, twebwe twakurikiye Imana. Imana ikora kandi umushinga w'Imana ntabwo ujya uhomba. Bavuze ngo amen. Bavuze ngo amen. Ndagira ngo dusenge Imana tuyibwire ngo Mana uturinde gusebera muri uyu mujyi wa Kigali. Buri abantu hari abantu waje mu mujyi, abantu bavuga tugajye mu mujyi azaseba. Ubu se ko baguhaye icyumweru ntumaze amezi, ko baguhaye amezi se ntumaze umwaka, ko baguhaye umwaka se ntumaze imyaka, ubu se wari waseba. Ariko wakomeye Imana amashyi muyumvishije ntabwo uzaseba kuko Imana igufiteho umugambi ukomeye cyane. Iyo wigeze ayivuga neza ngo nzi yuko ushobora byose, ngo ntakibasha kurogoya umugambi wawe. Umugambi w'Imana kuri wowe urakomeje. Haleluya. Izagukora amadede kunyuze mu marembo y'abarupinzi, kunyuze mu marembo, izagukora amadede kunyuze mu marembo y'abarupinzi. Igutabara utaragira guteyemwe, igutabara utaraseba. Yageze amaboko yawe no gukora birengageze imbere y'amaso y'Imana. Ijuru rigufatane, mukamera gufatane, Imana igufatane, natakurebe neza, yakira ibyifuzo byawe. Agahinda wari umaze ufite, Imana ikakumare. Amarira wari ufite, Imana yaguhoze, Imana ikunezeze.
hino